amahirwe Moses yarambuye agira ati tugende gakeya s'il te plaît nsomera irangiye ngo bwana Abe nk'abakohoste muze kwihangana mu kugira ngo turi muri kiganiro neza ya kangahe ya kane harimo first lady ya kane iravuga iti ni kane ahari first lady ni hehe hari first lady hari okay kugira ngo tubyoroshe kugira ngo kabana byumve hari first lady nabyumviseraga byose uretse gato Abe ni gusoma neza uretse gato kabano Abe ongera kuko ndabona abantu bamaze kuba 900 hafi igihumbi baraba ni 5,000 mu kanya ntabwo ikibazo ari abantu ntabwo nkeneye abantu ntabwo ikibazo ari abantu yego ariko n'abantu bagomba kumva bino bintu abantu nibabyumva kizima kiri muri iyi nkuru ku buryo babyumva baraba ariko kugira ngo wongere usome inkuru bwa nyuma ibi zitangira agace ka gatandatu wo yahera inkuru yose okay nemaze no kwifata mu mutwe umutwe w'amagambo uragira uti mu mutwe namushinja gute kungewe iyi dossier ngomba kumushinja komeza nakuze nanga Kagame n'inkotanyi zose bro ese yabwiraga nde sinzo yabwiraga komeza yabwiraga abanyarwanda okay komeza impamvu ya mbere yego namwe izo mpamvu muzizasesinge muzumve neza muzishingiro noneho mwumve n'urwo rwango ukuntu aba ari urwango rudafite nanjye ingingo ya mbere agira iti inkotanyi zafunze data pasiteri zimuziza ubusa igice cya kabiri ingingo ya kabiri bwa mbere nagiye mu mujyi wa Kamembe nari ngiye gusura papa afungiye i Cyangugu ndi kumwe na mama at 6 years old. Impamvu ya gatatu inkotanyi yakubise ikiboko papa ari gushaka uburyo yansuhuza kubera iminota mike babahaga yo gufata ingemu twabazaniye yasubiye mu gihome ntamusuhuje. Impamvu ya kane papa ni umurinzi w'igihango kuko Harerimana yarokokeye mu rugo papa yaramuhishe kandi murumuna wa papa ari mu bicishije umuryango wo kwa Harerimana now 36 years old. Ubwo 36 years old n'ingingo ya kane ntabwo tuzi aho biri gukorelatinga niba murumuna wa se yarafunzwe yarafunguwe yarapfuye Harerimana ntabwo turi kumva aha hantu uko biri kugenda. Komeza. Igice cya gatanu ntabwo nigeze nkunda data nubwo nta cyaha yakoze nongeye kumwiyumvamo baramufunguye yambatije muri ADPR mfite imyaka 16. Igice cya gatandatu rero impamvu ya gatandatu niyo noneho iteye ubwoba ibyo twita amahirwe yayibonye nk'umuvumo nk'umwaka iri kuri gatandatu ego aho hatinde naraye ndira ubwo first lady yambwiraga ko his excellency azambara ishati na hanze guilty pleasure ku myaka 28 iyo guilty pleasure ashaka kugira ngo muyitindeho ku bantu mumva indimi neza aho ngaho niho mutari gusobanura n'abantu bari guilty pleasure ni nko kuvuga ni nk'icyaha uri gukora cyangwa kumva uri guilty ariko tufata urugero nk'ubusambanyi babwita ko ari guilty pleasure. Oya be aho ngaho gadufata ibyo bintu nimutagarite uretse kamanze numve twamubwiye kumwitirira ibintu bitari byo kubera ko buri mwenda ugira izina ryawo yawuhaga. Okay, guilty pleasure no turusobanura ijambo guilty pleasure bivuze kuri we bifite ikindi gisobanuro cy'uruho gusobanura bitewe n'impamvu yawise iryo zina. Ese manze mvuga ijambo guilty pleasure ko uri umucamanza nawe utaza kugira ibyaha ukora mu mvugo yawe. Okay, soza twandika abantu umuntu mami ntabwo abantu muri gusaba Mike sindi kubabona abantu muri gusaba Mike simbabona. Okay, reka ngasubiremo ariko ko Abe yavuga iryo jambo nibyo uko Abe ari gusobanura iryo jambo nibyo
ni Okay, guilty pleasure why guilty pleasure umva iyo shati yise guilty pleasure. Okay, reka dukomeze. Ijambo rigira ubusobanuro bitewe n'uwarivuze nicyo ashaka. Sniper ntabwo ngomba gusobanura amagambo mwuka byaramwe. Wewe soma uve mu nzira hanyuma dusige turasiga tubisubira. Okay, got you. Kangasubiremo agace ka 6 naraye ndira ubwo first lady yambwiraga ko his excellency azambara ishati na hanze guilty pleasure. Ibwo guilty pleasure harimo n'akabazo ka point interrogation /28 years old ku gace gaheruka kuri iyi statement ibanza karagira kati sindababarira Kagame n'inkotanyi zose. Noneho reka tugere rero ku kandi ga statement kakozwe mu cyongereza. Yego. That's how wenda hanga hashatse kwerekana ko arabanga nabo baramwanga. That's how we ended up with the F on my digital manipulated passport that took me to jail for 76 days in Mageragere. And that's how and Kagame sent troops to search my house/office for weed bituma mfungwa iminsi 76 muri Magere. Kandi ni troops n'abasirikari cyangwa abapolisi bari bohererejwe na Ange ngo basake inzu yanjye na office yanjye bashaka urumogi. So ubwo rero kimwe kiri gusoza bya search byabaye ejo bundi I think imyaka nk'ibiri ishize. Hanyuma ibyo kudoda tukabibara mu myaka 5 ishize. Hanyuma ibyo gufungwa kwa se no gufungurwa mu myaka wenda 20 ishize. So byose rero ababihuza babihuriza aho ngaho bareba ubwo rwango I don't know. Kabano twagiye ubu ngubu ngira ngo urabyumvisha. Nari nabyumvise rega kuva kare. Fatiraho. Nari nabyumvise kuva kare. Ikintu cyo abanyarwanda bakwiye kumenya, Moses yari Mageragere afunze. Ubwo akavuga ngo Ange Kagame yohereje abasirikare gusaka inzu. Ubundi ufite ubwenge ibyo bintu wabihuza gute? Ange Kagame nta si polisi ngo arafata uruhushya rwo guhohereza abantu bajye gusaka inzu y'umuntu. Ikindi Ange Kagame nta kibazo yarafitanye na Moses ngo wenda babe yabyuriyeho yohereza abashinzwe umutekano we ku buryo bajye kubikurikiranayo. Icyo cyo rwose kiri fo ni ugushaka gufata first family y'u Rwanda kugira ngo ayigaragaze nabi, kandi ibyo bintu ntabwo ari byo. N'umuntu wese uri bibone abyamagane, twese hamwe tubyamagane kuko ntabwo ari byo. Ikintu navuga ni kimwe, Moses niba yatinyutse gukora ibi bintu, niba yatinyutse gukora ibintu afite ubwenge bukora neza, ntabwo afite muri make n'umusazi. Ntabwo bibaho ntibibaho. Ikindi kuvuga ngo wanga Kagame n'inkotanyi ku myaka ya 36 ukiga ahantu bakaguha burse ukiga ukayirangiza ukaba mister w'ishuri ukaryiga ugafata diplome ugakorera muri icyo gihugu ukizamukiramo kikagutunga kikagufata kikakugeza ku gasongero maho hagati hose wari ufite uburenganzira bwo kugenda nk'abandi, ariko ukahagoma uyu munsi kari guje kuvuga ibingibi. It doesn't make sense at all. Ibingibi rwose umuntu wese ufite ubwenge agomba kujya against nabyo, kuko there is something behind this. Kuko nanubwo akakanya tuzi neza niwe wabikoze, ariko niba ari we wabikoze, je ntakubeshye binteye ubwo umubiri wose. Kuko urubyiruko ruri mu Rwanda bafite ikibazo. Duse niba dufite aba Moses bameze, abandi ba Moses bameze gutya bashaka kubyuka mu gitondo bagakora ibintu nk'ibi igihumbi. Where are we heading? What are we doing? Ni ukuvuga ngo imbaraga igihugu cyacu cyafashe kigashyira mu banyarwanda muri rusange, kikemvestinga muri buri muntu uwo ari we wese kititaye ngo nuwo kwa runaka yakoze iki byagenze bite, zaba zarabaye impfabusa. Kuko tushobora kwambikanya kwa Perezida wa Repubulika wangize ukavuga ngo it's a pleasure, guilty pleasure. Wamwambitse kubera iki? Ko hari abantu bazaga gukora fittings ukabangira, kuki wemeye kumwambika ukambika n'abandi bayobozi bakomeye washaka kuzamuka kugira ngo uyu munsi ugende ugera ahangaha uze wimeninda? It doesn't make sense at all. Yari afite uburenganzira bwo kuvuga ngo ntabwo ndi bukora, nta mwenda afite wo kumwambika, nta muntu wari kumurasa. Kuki se yamwambitse? Kuki se yambitse first aid? Kuki se yambitse first family? Kuki yambitse abandi bayobozi mu nzego zikomeye? Amahirwe yagize abandi bana batagize uyu munsi uyafashwe abandi bana. Niyo wafata amahirwe we yagize ari umwe ukayagabagabanya abana 10 batera imbere ku ruhando mpuzamahanga,
ariko rero niba uyu munsi wenda tuvuga urugendo niba yarifashe nabi agafata ibintu bye akabikora nabi, ntabwo uyu munsi agomba gufata amakosa y'urugendo rwe rw'ubuzima ngo ayubike ku gihugu cyacu, ayubike ku muyobozi mukuru w'igihugu. It doesn't make sense at all. Urakoze cyane. Ngayo nguko rero bakunzi ba Waramutse Rwanda, aho mugenda mudukurikirana amuherere hagiye hatandukanye, abari hano mu Rwanda, abari ku mugani wa Afrika, irwota amasimi ku mugani w'Uburayi, mwese tugenda tubifuriza ibihe byiza, tutibagiwe n'abadukurikirana muherere ku mugani wa Amerika. Iyi ni Waramutse Rwanda, mugenda mutwumvaho, nimba utarakana subscribe ikintu cyo gihe ngube wayikora. Bamwita Moses, uzwi ku izina rya Motion, ni umwe mu bagabo bambitse abantu benshi cyane bagiye bakomeye. Muramuzi umuhanzi ukomeye cyane uturuka mu gihugu cya Nigeria, bamwita John Legend. Ubwo yazaga hano mu Rwanda yambitswe n'uyu mugabo Motion, uzwi ku izina rya Moses, wamamaye kuri Motion. Uyu mugabo rero ni nawe wigize kwambika His Excellency Paul Kagame ndetse n'umugore we mu birori bigiye bitandukanye. Hari igihe uno mugabo yajyaga atsinda isoko ryo kubambika, dore ko yari amaze kwamamara cyangwa se yari amaze kuba kimomo ku mugani wa Rocky. Uyu ni umugabo wari umaze kwandika izina rikomeye cyane mu bintu byo kwambika abastari, ariko kuri uno mugoroba nk'uko mwakomeje kugenda mubikurikiranaho hano, nibwo yaje gukora amahano. Uyu Moses Motion arihandagaza, arisebya, yicisha bugufiya, arongera arikuza, atuka nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Mu bagabo bagejeje byinshi ku Rwanda, umwe mu bagabo b'igitinyiro, umwe mu bagabo batinyitse hano ku ruhando nyafurika, ku ruhando rw'Iburayi no ku ruhando rw'isi, nyakubahwa His Excellency Paul Kagame. Uyu Moses Motion nk'uko mwakomeje kugenda mubyumva, nibwo yateruraga ibiteruro by'amagambo menshi ku rubuga rwe rwa Instagram, yandika amagambo atari meza habe namba kuri nyakubahwa His Excellency Paul Kagame ndetse n'umuryango we, avuga yuko umuryango wese cyangwa se yafunzwe n'inkotanyi ari ibintu byamubabaje bikomeye cyane. Arongera muri ayo magambo avugamo yuko kuba yaratoranyijwe ngo yambike His Excellency Paul Kagame ari ibintu ngo byamubabaje cyane, bimutera agahinda. Kuba yarahiswemo ngo amwambike ni ibintu ngo byamubabaje cyane, bimutera agahinda gakomeye cyane. Ni ibintu byagiye biyibazwaho n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye za hano mu Rwanda, impamvu yateye uyu Moses Motion kuba yavuga ibi byose. Bamwe bakibaza se yarayasinze, byari byanyenze bite? Ni ibintu bikomeje kugenda byibazwaho bigiye bitandukanye, ariko ku ruhande rwa leta y'u Rwanda nta kintu baragira icyo babivugaho, nta kintu barabitangazaho ku bihano bizafatirwa uyu mugabo Motion uzwi kwambika abastari bagiye batandukanye. Ni umwe mu bagabo bagiye bakora amahano agiye atandukanye. Murabizi ko ari n'umwe mu bagabo bashyize amafoto yabo yambaye ubusa buri ku mbuga ze nkoranyambaga, amafoto ajya hanze. None yongeye gukora amahano, arihandagaza, atuka nyakubahwa First Lady ndetse n'umugabo we His Excellency Paul Kagame. Ni ibintu dutegereje kureba, ese uyu mugabo uruhande rwa leta rurabivugaho iki? Azafatirwa ibihe bihano? Iyi nkomeza kugenda nkwibutsa yuko ni Waramutse Rwanda uba ukomeje kugenda udukurikiranaho. Nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe ngo ube wayikanda, kugira ngo n'andi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa mu mpande zose ndetse na no mu Rwanda ajya agenda kugereraho ku gihe. Ciao ciao.